Hello guys, reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wabasha gufata YouTube channel yawe hanyuma ukayimurira ku yindi email. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Nta kindi uzakora rero mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikiraho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Ni Darius Tech, reka dutangire. Nta kindi uzakora cya mbere, ugomba kuba ufite YouTube channel yawe iri brand naberetse uburyo ubasha gufata YouTube channel yawe ukayihindura brand. Ukimara gukora channel yawe brand, uzaza hano muri permission niho uzarebera ko channel yawe yabaye brand. Dore ngaha niba wayigize brand uzasanga bimeze gutya. Niba itari brand ntabwo uzigera ubona iyi manager permission, uzayibona gusa ntiwakwinjiramo nyine. Noneho kugira ngo sasa wimure YouTube channel yawe ishyire ku yindi email, uzaza ukande kuri manager permission, nanone uze hano ugikanda ahangaha bazahita bakujyana ahantu ha password uzashyiramo password yawe, cyangwa se niba hari telefone irimo iyo email yawe uzaza noneho ushyiremo password. Uzaza ubikore gutya, ushyiremo password. Ukimara gushyiramo password nanone uzaza ukande hano. Urabona hano handitse ngo users, change roles invite and remove users. Ukuvuga ngo hano ubasha guhindura channel yawe ushobora kuyiha abantu bakayimanaginga, cyangwa se wowe ukayimanagingira, cyangwa ukayimurira ku yindi email. Urabona primary owner, hano primary owner ukuvuga ngo ni nyiri channel. Noneho tugiye gufata iyi YouTube channel tuyimurire ku yindi email. Uzajya hariya kuri kariya kamenyetso ka add new users. Ukuvuga ngo hano add new user tugiye gushyiraho undi muntu, wenda urugero dushaka kujya dukoresha ino channel turi babiri, twaza hano noneho tukandikamo email y'uwo muntu dushaka ko nawe azajya akoresha channel yacu, cyangwa se niba ari ukuyimura tukayikura kuri email tukayishyira ku yindi. Ni ubu buryo ubasha kubikoramo. Uzaza noneho ushyiremo email, making sure ko iyo email ari yawe, uzayandike neza, mbega muri make niko ntavuga. Niko wibeshyeho ukayiha nk'undi muntu, uwo muntu ashobora kuyikwiba. Ashobora kuyikwiba. Hano uzaza ushyire kuri owner nyine ni nka nyiri ikintu nyine. Owner ni nyiri ikintu, gusa hano owner ntabwo uba uri nyiri ikintu 100%. Nyiri ikintu 100% aba ari rya jambo primary owner iri ngiri. Nyiri ikintu 100%. Noneho hano owner ni nyiri ikintu, ariko channel ntiwabasha kuyisiba. Mbega ni ibintu byinshi butemerewe kuba uri owner gusa, ntabwo biba bihagije kuba uri nyiri channel. Ubu buryo ni nabwo abantu benshi bakunda gukoresha nk'abantu bari kugura amachannel cyangwa se bashaka kugurisha channel. Ubu buryo nibwo bakoresha. Ubu buryo nibwo ukoresha, hanyuma iyo channel ukabasha kuyoherereza umuntu. Noneho ukimara gukohereza kuri invitation, uraza muri ya email nshyashya iriya nyine dushaka kwimuriraho channel, bahita bakoherezamo aka message. Ibi bintu mubyumve neza cyane, bakoherezamo aka message. Kano ka message niko uza ugakora invitation cyangwa se accept kugira ngo wemererwe gutangira kugira gukoresha ya YouTube channel. Uraza ugakora accept, uraza ugakanda accept, noneho ugategereza bitewe na connection ufite. Urabibona barakubwira ngo become any owner of the, nyine bagahita bakubwira n'izina ry'iyo channel nyine ugiye kuba nuze, nyine ugiye kuba nyirayo nyine, cyangwa se ugiye kumanaginga, mbega muri make. Ukimara gukanda icyo gihe YouTube channel uba yageze kuri email yawe. Urabona hano, urabona tuyifite kwa ira email isanzwe, tuyifite n'ahangaha kuri iyindi email yo hasi. Urabibona iri ahantu habiri, niyo ngiyo bita ngo Darshots. Iyo ngiyo Darshots urabona iri ku ma email abiri, imwe ni primary owner, indi ni owner gusa. Noneho tugiye kuyifata
tugire owner kuri ya yindi, kuri ya email tuyohererejeho, kugira ngo ive kwa iriya YouTube channel ijye kuri iriya yindi nyine. Reka noneho turebe ngo ese bikorwa bite. Okay, nta kindi urakora rero, n'ubundi ugaruka muri manager permission, noneho ukaza hano, urabona hano naho haje primary owner, urabibona gusa yajeho twarangije gukora accept. Noneho hano ugikanda kuri primary owner ntabwo wahita uhindura ngo ube manager wayo nyine, imbega ngo ube nyirayo burundu iminsi 7 itari yashira, ntabwo byashoboka, biba bisaba utegereza iminsi 7. Hano ngiye kuhakanda uraza kubibona, ibi ni bya bintu uba wemerewe iyo ubaye primary owner, urabibona uba washyiraho n'abandi bakayimanaginga, ubasha guhindura ibintu byinshi nyine kuri channel yawe, ndetse channel uba ufite n'ubushobozi bwo kuyisiba. Mu gihe hari owner gusa nta bushobozi bufite bwo gukora ibi bintu. Guys, ibi bintu mubyumve neza cyane, mba nshaka kubasobanura akantu ku kandi kugira ngo mubashe kumva ibintu neza, hatazagira ikintu ukora ugasanga ukoza amakosa, ugasanga YouTube channel yawe ihuye n'ibibazo, cyangwa se ugasanga hari izindi ngaruka bigize. Urabibona tugikanda kuri primary owner bahise batubwira ngo tugomba gutegereza 7 days, iminsi 7. Hano ntiwahindura iminsi 7 itari yarangira, gusa iminsi 7 ikirangira icyo gihe ubasha guhindura. Noneho urabona hano hari ahantu hari akamenyetso ko gukuba, iyo uhinduye nyine bigakunda, hariya channel imwe uba ufite ubushobozi bwo guhita uyikuraho nyine, kuko nta muntu wemerewe kuba primary owner ari amacana abiri. Ni channel imwe yemerewe kuba primary owner, ni channel imwe niyo yemerewe kuba nyirayo burundu nyine. Nta yindi channel, ntabwo mwaba ngo mube primary owner muri babiri, wapi, ni channel imwe yonyine gusa. Kano kantu nizere ko mukumvishe neza cyane, ni channel imwe yemerewe kuba primary owner. Okay, nakwibukije rero, niba utari wahindura channel yawe brand, urebe aho ngaho muri description nashyizemo link y'uburyo wabasha guhindura channel yawe ukayigira brand, kugira ngo ibi bintu byose ubikore. Guys, gusa mbibutsa ko channel iyo iri brand hari n'ibindi bintu byinshi bayemerewe gukora, mu gihe personal ari mbega personal ni nka channel yawe wenyine gusa. Wenda ari nka company urumva ntabwo yatunga personal, wapi, gusa company iba yemerewe gutunga brand, bitewe nuko brand uba wahindura ibintu byinshi. Nose urumva ngiye ndi nka boss wa channel, mfite company, urumva nayigira owner kandi mfite abakozi, wapi, icyo gihe nayigira person, ntabwo nayigira brand, ntabwo nayigira person, ahubwo nayigira brand, bitewe nuko brand niho wabasha gushyiriraho n'abandi bantu bakamanaginga channel yawe. Nizere ko bino bintu turi kubyumvikanaho neza cyane. Nizere ko ndi kubasobanura neza akantu ku kandi. Guys, rero ubu nibwo buryo wabasha gufata channel yawe ukayimurira ku yindi email, cyangwa se ukayitransfera ku yindi email. Ushaka yaguma ku ma email abiri, cyangwa se ikaguma kuri email imwe. Gusa ubu umuntu uba ufite ubushobozi bwinshi cyane ni wa muntu uba uri primary owner, niwe uba ufite ubushobozi bwinshi cyane bwo guhindura buri kimwe cyose. Guys, ntibibagirwe kumfollowinga, ni Darius Tech, tuzajya tukomeza tubana.